Reka nongere ngushimire wowe udukurikirana umunsi ku wundi, reka ngushimire wowe wakoze subscribe, reka ngushimire kandi wowe ureba video zacu ko zigiye zikurikirana. Nkuko rero mumaze kubimenyera, ikiganiro cyo gihora ari akagaruka, tuganira ku buzima, mu buzima busanzwe, ubuzima bw'ingo, ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'abana, ubuzima bw'abajene, ubuzima bw'inkumi, no kuvuga ngo mu mpande zose, mu ngeri zose tuzigeraho kandi tukabafasha. Rero hari abantu benshi bagiye batubaza ibibazo bigiye bitandukanye nyuma yuko twatanze ikiganiro cy'uburyo ki umugabo akwiriye kwitwara kugira ngo abone amavangingo mu gihe bari gutera akabariro we n'umugore we. Rero hari n'abamama bavuze se twebwe twakora iki kugira ngo ubundi ayo koko ayo mavangingo abashe kuboneka, tubashe kunezeza abagore abagabo bacu. Ikindi hari n'abagabo batubajije ikibazo kigira giti ngo mbese buri mugore wese agira amavangingo. Reka rero mbasubize muri ubu buryo, buri mugore wese agira amavangingo kubera yuko nyine umugore ukuntu Imana yaturemye aba afite imisemburo ikora ayo mavangingo. Rero bivuga ngo buri mugore wese agira amavangingo, ahubwo aho bigiye bitandukaniye ni mu buryo ki umugore abasha kwirekura, uburyo ki abasha kurekura ya mavangingo. Ari urekura amavangingo menshi rimwe na rimwe ukabona biranakabije cyane pe, hari n'urekura aringaniye, hari n'utayarekura ariko afite bwa bubobere kubera yuko abufite, ukaba wakora igikorwa kikagenda neza mu buryo bworoshye, ukumva uraryohewe ku buryo utanifuza wenda kuba yarekura ya mavangingo. Ariko ubundi ibyiciro bigiye bitandukanye, uburyo bagenda bayarekura, buri mugore nuko ayafite koko Imana yaturemanye ya misemburo nyine iyarema iyarekura. Rero hari n'undi watubajije ati se ubundi nta kintu umuntu yakora kugira ngo ya mavangingo niba yarekuraga wenda makeya abe menshi, cyangwa se niba yari afite bwa bubobere gusa na ya mavangingo aboneke. Kirahari cyane, utarinze kwifashisha imiti ya kizungu cyangwa se imiti igiye itandukanye. Ni ukuvuga ngo hari amafunguro umuntu arya, hari amafunguro umuntu afata bikagenda bikarema ya misemburo n'ubundi Imana yaturemanye, bikagenda bikongeramo imbaraga, bikongeramo ubushobozi ku buryo noneho ya mavangingo aza ari menshi kandi akaza mu buryo bworoshye. Ibyo rero nibyo tuje kuganiraho kugira ngo dufashe nyine abadamu, kubera yuko twarabibonye. Ushaka kumva umudamu akubwira ati ngewe uyu munsi mba nyafite, ejo nkayabura, cyangwa se uyu munsi biremera ejo bikanga, sinzi ikibazo mfite, menya ndwaye. Ntago urwaye, ahubwo nuko ibyiyumviro byo gutera akabariro buri munsi ntago biza kimwe. Uburyo ki wateguwe ntago uko umugabo yaguteguye uyu munsi ariko ejo agutegura, cyangwa se ejo bundi. Ni ukuvuga ngo rero babisaba iki? Inyunganizi. Nkuko iyo umwana agize amezi 6 bamuhereza inyunganizi y'ibiryo kugira ngo ibere ntago riba rikimuhaza, nuko n'umubiri wacu uteye. Hari igihe tuba dukeneye inyunganizi kugira ngo y'amazi cyangwa se y'amavangingo ahoreho kandi ahore ari menshi nkuko tubyifuza. Rero ikintu cya mbere ubundi umugore akwiriye kuba yitaho mu kurya, twebwe tudana agaciro, ushobora no gusanga hari n'abadamu benshi batakirya cyangwa se batanakizi, ni inzuzi. Inzuzi nicyo kintu cya mbere. Iyo uziriye zigenda zikarema nyine ya misemburo, cyangwa se zikarema bwa budahangarwa, bwa bushobozi butuma nyine ya mavangingo abaho, ububobere buba bwinshi, noneho bikazagufasha kuba wazabasha no kuyarekura kugira ngo ukore icyo gikorwa kandi kigende neza. Ni ibiryo byinshi, ni ibiryo umuntu akwiriye gufata, ariko sinitegeko ko byose ubirira umunsi umwe ngo bibe byagutera no gutumba cyangwa kugubwa nabi. Ni ukuvuga ngo ni amafunguro umugore akwiriye kwitaho byibura mu cyumweru, akagiramo ayo abona, kubera ko imibonano ku bashakanye ni ikintu gihoraho kandi ikintu umuntu ahora yumva yifuza ko cyaba cyiza kurusha uko cyari kimeze ejo hashize. Rero inzuzi ni kimwe muri ibyo bintu. Ikindi soya. Noneho
soya nayo iri mu bwoko bw'inzuzi, ariko bitavuze ko niba uyu munsi wenda wariye inzuzi ejo nubona soya uzazirika ngo kuko nariye inzuzi. Ni ibintu nyine umuntu agenda ahinduranya ariko bimufasha umunsi ku wundi. Hakabamo isombe, turi hano ku isombe ni ukuvuga ngo ubundi imboga zose z'ibyatsi zisa icyatsi ziragufasha ko ububobere n'amazi biba byinshi mu mubiri wawe. Rero niba utabashije kubona isombe ukabona dodo cyangwa se epinari cyangwa se za shufureri za vere z'icyatsi, nyine imboga zose zisa icyatsi biraza kugufasha kuba wakongera amavangingo, kuba wahora uri umugore unezeza umugabo we. Ikindi, ubunyobwa. Ubunyobwa ni ukuvuga ngo ubunyobwa bwo yaba no ku bagabo baba babukeneye kuko ubunyobwa bwongera ireme ry'intanga, bwongera n'intanga ku buryo hari umugabo ushobora gutera akabariro ugasanga hari igihe kigeze ntabe agisohora amasohoro afashe cyangwa se agaragara kubera igihe runaka yakoze imibonano myinshi cyangwa se igihe kirekire cyangwa se habayeho impinduka. Bivuga rero ngo ubunyobwa ku badamu no ku bagabo burakenewe, bivuga ngo nubuteka ntago buzabangama kuko ari wowe mugore urabukeneye, ari n'umugabo wawe nawe arabukeneye kugira ngo cya gikorwa cyo gutera akabariro kijye gihora kigenda neza. Ikindi udakwiriye kwibagirwa, amazi. Biragora ko wasaba umubiri ikintu utawuhaye, biragorana cyane kumva yuko ukeneye ko usohora amavangingo kandi umubiri wawe nawe ubwawo ukeneye amazi. Ntago nunywa amazi ari yazagaruka kuko amazi aragenda agakora umurimo wayo akadufasha kuzibura udutsi twebwe tutarebesha amaso tugazibuka kubera ko iyo unywa amazi menshi nyine bigusaba no kujya kwihagarika buri kanya. Ni ukuvuga ngo imiyoboro y'amazi ibiri kugenda izibuka mu buryo bworoshye, bituma niyo hari kubaho cya gikorwa y'amavangingo ubwayo yirema abasha gusohoka mu buryo bworoshye kuko hari icyabanje kuza gusukura ya mitsi cyangwa se ya miyoboro. Rero we mudamu ubundi wakabaye unywa byibura litiro 2 cyangwa 3 ku munsi, bikaba nk'ihame utitwaye ngo ndayanywa kubera ko ndi bukora imibonano uyu munsi. Oya, bikaba nk'ihame kuko ibintu uko umenyereje umubiri wawe biragenda bikirema bikaba karemano muri wowe. Rero wowe mudamu byakabaye byiza byibura unywa litiro 2 cyangwa 3 ku munsi kugira ngo mu gihe cyo gutera akabariro y'amavangingo aboneke mu buryo bworoshye. Ikindi, kunywa yawurute. Abantu benshi bazi ko yawurute ngo nizabana, ngo nizabana, ukumva umugore arakubwiye ngo ngiye ntago nanywa yawurute kandi nawe zimureba. Rero no kuvuga ngo uyu nkwe yawurute nazo ziragenda zigakora nyine ya misemburo ya yindiri butumwe bwabo bere bubaho aho kugira umudamu abe yanywa inzoga z'umurengera byaruta akanywa yawurute z'umurengera. Nabyo ni byiza kandi biramufasha. Rero wowe wahoraga wibaza ngo mbese ngo nzarya iki, ngo nzabigenza gute, cyangwa se ukumva ko uzajya kwa muganga kugira ngo baguhereze imiti, nabyo ni byiza kuwumva nyine ari byo byamufasha, ariko kushaka kugira amavangingo y'umwimerere koko mwarabibonye mu kiganiro cy'ubushize nasobanuye ko hari umuntu ufite amavangingo ariko atari umwimerere, yandi ashobora gusiga cya kizinga, yandi ashobora gutuma mu cyumba hahumura nabi. Rero wowe ushaka kugira original amavangingo y'umwimerere, yandi atazasiga ikizinga, yandi yumuka vuba, yandi atazanutsa icyumba, yandi nyine umugabo azajya avuga ati mfite umugore uzi kuryoshya igikorwa cy'imibonano. ni ukuvuga ngo koresha ibi bintu, wirinde kuba wanywa inzoga z'umurengera kuko inzoga z'umurengera si nziza ku mudamu. Wemereye byibura kunywa ibirahuri 2 niba usanzwe unywa inzoga, ariko niba utazinywa wikifuza kuzinywa kuko inzoga si nziza. Rero niba wowe uzinywa mu gihe ugira ngo uze kurekura amavangingo mu buryo bworoshye kandi adafite oderi mbi, adafite impumuro mbi, nturenze ibirahuri 2 kuko twabonye ko ku mugabo adakwiriye kurenza ibirahuri
bine mu gihe ateganya kuza gutera akabariro. Ikindi cyagufasha kugira ngo urekure amavangingo, banza wige uburyo ki ukwiriye kuyarekura. Kubera ko abadamu benshi usanga kubwira ati ngemba numva iyo ndangije gutera akabariro mba numva mu kiziba kinda haremerewe, menya ko konya afite ariko sinyabona. Rero kuba haremerewe nyine nuko uyafite, ahubwo nuko utazi kugira gute kuyarekura. Icya mbere iyoroshye, icya kabiri menya kuganiriza uwo muri guterana akabariro, icya gatatu igihe wumva hari impinduka ibaye mu mubiri iyoroshye kandi use nk'usubiza umwuka hepfo, amavangingo byanga bikunda araza. Ikindi abagabo mukwiriye kwitwararika muri iki gikorwa, wishaka guhatiriza, wishaka kuba wahakubita cyane kuko sibyo byerekana ubuhanga, ahubwo hakoze uhinginga kandi uhaguyaguya umubwira amagambo meza kugira ngo abashe kurekura ya mavangingo. Ikiganiro rero cyo giorora akagaruka, ndabakunda, nkunda ko mubana nanjye umunsi ku wundi, nkunda ibitekerezo mugenda muduha, nkunda ko mukunda kudukosora aho twagoretse cyangwa se aho twatanye, kubera ko turi abantu hari igihe dutana. Ndabakunda rero iyo mutweretse ko turi kumwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, ibuka gukora share kugira ngo iki kiganiro kigere ku bamama benshi, kubera ko abamama benshi duhuje iki kibazo, baba bibaza ngo turakora iki, kandi buri mumama yumva yifuza ko yazanezeza umugabo we, aba yumva yifuza ko hatabaho ikibazo mu gikorwa cyo mu buriri kugira ngo hatazabaho no kuba umugabo we yamuca inyuma. Rero niba uri umumama ukabona iki kiganiro, kora kigere ku bantu benshi, kubera ko ibi biribwa biroroshye kubibona, ibi biribwa biroroshye kubitegura, cyane cyane ku bamama biroroshye gutegura aya mafunguro. Kunywa amazi ntago bisaba ibintu byinshi, bisaba kuba wayatetse gusa. Waba ushoboye kugura ari ayo bagura, nayo ukaba wayagura, ariko ukibanda kunywa zira litiro 2 cyangwa 3 kubishoboye. Amazi hari abantu benshi bavuga ngo arabagora kuyanywa, ugenda wiga kuyanywa buhoro buhoro, cyangwa se ukagenda uvumbura icyo uri buyanyweremo kugira ngo bitagutera ubute bwo kuyanywa. Hari umva amuryohera ari uko ari mu kirahuri, hari uryoherwa ari uko ari muri gurude, hari uryoherwa ari uko ari mu icupa. Ubwo nyine wiga uburyo ki uzajya uyanywa ariko uyanywe nk'umumama. Ndabashimye, ikiganiro giorora akagaruka. Ciao ciao.